None ni itariki 10 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Ni amakuru akomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane abantu bakoresha urubuga rwa Twitter. Ni abagabo babiri bahara mu karere ka Rusizi bafashwe bari gutera amabuye hejuru y'inzu y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni amakuru ababaje. Ni abagabo babiri rero batuye mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi batawe muri yombi nyuma y'uko bafatiwe mu cyuho bari gutera amabuye ku nzu y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni nyuma y'amakuru menshi akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mwarabibonye amwe mu makuru nagiye mbagezeho hano kuri Kora TV Show y'umukobwa wafatiwe hara mu karere ka Kicukiro, y'amagambo ari yapostinze kuri WhatsApp sinyasubiramo. Wenda niba utarabonye icyo kiganiro cyangwa amakuru nakugejeje ushobora gusubira inyuma mu biganiro twakugejejeho hano kuri Kora TV Show ukajya kwirebera. Murabizi n'umuhanzi Teta Sandra amwe mu magambo yari yapostinze, ibyo sinirirwa mbigarukaho. Niba utararebye ibiganiro cyangwa amakuru twakugejejeho mu minsi 2 ishize hano kuri Kora TV Show, ushobora kurangiza aya makuru naguteguriye ugasubira inyuma ukajya kureba bimwe mu bintu byakomeje kuvugwa muri iyi minsi. Aba bagabo rero byagenze gute kugira ngo babafate? Amakuru yose uri kwibaza urava muri iki kiganiro naguteguriye cyangwa amakuru naguteguriye usobanukiwe. Mbere yuko nkomeza rero reka mbwira abanyarwanda ngo dukomeze kwibuka twiyubaka. Nk'uko nabikubwiye rero, aya ni amakuru y'ibyabereye mu mudugudu wa Sanganiro, ni mu kagari ka Gakoni hara mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi. Bikaba byarabaye ku itariki 8 nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, gusa amakuru akaba yamenyekanye none ku itariki 10. Ibi rero bikaba byarabaye ari ku isaha y'isambiri za mu gitondo. Umuyobozi w'umudugudu wa Sanganiro yamenyesheje ubuyobozi bumukuriye ko hari abantu bateye amabuye 3 ku rugo rw'umuntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu rero akaba yitwa Mujyambere Boniface, yari asanzwe ari perezida wa Ibuka hara mu murenge wa Muganza. Ni amakuru abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Ndatekereza ko abantu mwagerageje kubona amakomenti ari ku binyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa abantu bagerageje kwandika kuri iyi nkuru. Hari abantu benshi babanje kugira ngo wenda ngo ni amakabya nkuru cyangwa kwandi bavuga ngo ni amabuye ashobora kuba wenda yari asanzwe ari hejuru y'inzu, ariko byumve ko aba bantu babaguye gitumo barabifatiye. Ese ninde wabafashe? Reka dusimbuke ku nkuru irambuye kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Nk'uko aya makuru yagiye asohoka mu binyamakuru bitandukanye, banditse ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Ndamyimana Daniel yabwiye ibinyamakuru bitandukanye ko icyo gihe inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze zagiye zifata umwanzuro wo kwapanga irondo. Harara irondo ry'abantu 8. Ati byageze nk'isaha y'isa 8 z'ijoro abo bantu bibeshya ko irondo ryatashye baragaruka bongera gutera amabuye, irondo ritari bafata. Mu nyumvire banyarwandakazi ukuntu ibintu biba bitoroshye, babanje kuyateraho bwa mbere. Noneho umuyobozi w'umurenge nk'uko nabikubwiye witwa Ndamyimana Daniel nibwo yaje gufata umwanzuro wo kwapanga irondo ry'abantu 8. Asigaye bageze mu masaha y'isa 8 z'ijoro abantu baza gutekereza ko abantu batashye, niko koza kubafata nyine babagwa gitumo bari gutera amabuye hejuru y'iyi nzu ya Mujyambere Boniface. Rero nk'uko nabikubwiye, Mujyambere Boniface avuga ko imyaka 3 ishize byari byarigeze kubaho, kuko hejuru y'urugo rwe n'ubundi baraza batera amabuye, ariko ngo ntabwo byaherukaga nyuma y'imyaka 3 cyangwa imyaka 3 yabanjirije uyu nguyu nk'uko nabikubwiye. None bikaba byarongeye gusubira ejo bundi. Muri aba bagabo bafashwe rero harimo uwitwa Niziryayo Claude w'imyaka 38 na Minani Abdul Karim w'imyaka 33. Ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muganza mu gihe bategereje gukorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel mu butumwa yageneye abaturage bo mu karere ka Rusizi mu gikorwa cyo gutangiza icyunamo n'iminsi 7 yo kwibuka, yasabye kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside. Ingengabitekerezo ya Jenoside ni igikorwa umuntu akora byaba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa ku bundi buryo, igikorwa kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura,
kurimbura abantu bose cyangwa bimwe mu bintu byo gupfobya bitewe n'ibintu uri kugenderaho, kumva ko mu Rwanda hashobora kuba harabaye jenoside ebyiri, kuvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu n'abatutsi. Hari byinshi twagiye tugarukaho hano kuri Kora TV Show bijyandanye n'ikintu cyose ushobora gukora wari ubizi ko wenda ushobora kuba utari gupfobya, ariko sinzi ko hari umuntu muri iki gihe ushobora gukora ibyo bintu nyine ku buryo ushobora kuvuga aya magambo cyangwa ugapostinga ukaza kuri status yawe nk'uko mwagiye mubibona nk'uriya mukobwa wa Kicukiro, bimwe mu bintu agiye apostinga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri status ye. Mwarabyiyumviye, nanze kwirirwa mbisubiramo kugira ngo niba utarabibonye ushobora gusubira mu kiganiro cyangwa mu makuru twabakoreye hano kuri Kora TV Show ugasubira kureba amwe mu magambo ya postinze. Ibyo rero hari ibihano bibihanishwa. None aba bantu bo noneho nakwirirwa bavuga ngo barakora iperereza kuko barabifatiye imboni nk'ubone, kuko murabyumva ko babanje gutera amabuye ku munsi wa mbere, baza kuraza w'irondo ry'abantu 8, kwa wundi baje gutekereza ko ngo batashye baragaruka bateraho ayo mabuye hejuru y'inzu. Murabyumva ko nta na dosiye cyangwa kwirirwa bakora iperereza, barabifatiye. Icyaha rero cy'ingengabitekerezo iyo kiguhamye, iyo uhamijwe n'iki cyaha cyangwa iyo uhamijwe n'urukiko n'iki cyaha, uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Ngayo nguko rero ayo ni amakuru naguteguriye ari kuvugwa hara mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza. Mwabyiyumviye ibyahabaye, dukomeza kugenda twibukiranya kugira ngo buri munyarwanda aho hava kagira, niba ukunda kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, n'abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, buri mu karere kose uherereyemo, kugira ngo urwanyije ingengabitekerezo ya jenoside, yaba mu rubyiruko, umuntu wese mbese muri make uri kutwumva, kugira ngo dukomeze kwiyubakira u Rwanda twifuza. Sinzi muri iki gihe ahantu waba cyangwa ibitekerezo byawe ahantu byaba bikujyana ku buryo waba ugifite ingengabitekerezo ya jenoside, kuko twarigishijwe bihagije. Ari abantu bareba amateleviziyo, ari abantu bareba bumva amaradiyo, hari byinshi bigenda bitambukaho. Mbese muri make umuntu ugifite ingengabitekerezo ya jenoside, murabyumva ko aba ari kwigiza nkana. Reka dukomeze kwibuka twiyubaka, kandi buri munyarwanda wese akomeze atanga umusada we mu kubaka u Rwanda twifuza, kandi duharanira ko ibyabaye mu Rwanda bitazongera ukundi. Twibuke twiyubaka.